Ya igicamunsi cyiza nshuti bakunze mudasiba gukurikirana ibiganiro bya MTV. Nk'uko rero twabibateguje kandi tukabibamenyesha tukabibararikira, uyu ni wo mwanya wo kugira ngo tugaruke ku gice cya mbere kigaragaza ifaranga ridasanzwe, ifaranga rimaze kwigarurira imitima ya benshi muri uru Rwanda ndetse na hano ku isi muri rusange. Reka tuvuge kuri Bitcoin. Bitcoin ni ifaranga rikoreshwa kuri internet, ni ifaranga buri gihugu gidafiteho uruhare habe na gato. Abazi gukoresha artificial intelligence bazi neza uburyo ushobora gufata password yawe ukayigira umubare w'ibanga ugendana, urinda, ugenzura, kandi aho uri hose buri munsi uko ugenda ukorera amafaranga. Ese wari bwaryame ukarota watoraguye amadolari cyangwa ukarota ufite amafaranga menshi atagira ingano? Reka turebe uko abakire benshi bakomeje gukabya inzozi zabo hano mu isi muri rusange. Tugiye kugaruka tuvuge kuri Bitcoin. Bitcoin rero ni ifaranga rimaze gutera intambwe ndende ugereranyije n'andi mafaranga. Ayo ni cryptocurrency akoreshwa kuri internet. Ni ifaranga ushobora gukoresha urigura cyangwa se urigurisha. Ushobora kurigura muri buri mafaranga yose ufite cyangwa se mu local currency. Ababizi neza ayo ni amafaranga fatizo abakoreshwa mu gihugu cyawe runaka. Ayo mafaranga ushobora kwifashisha ugura Bitcoin. Bitcoin rimwe uyu munsi rihagaze amafaranga arenga miliyoni 35 z'amanyarwanda. Bivuze ko wamaze gutunga Bitcoin byibuze 6 yamaze kuhinduka umubiliyoneri. Niyo mpamvu rero iyo turi kuvuga kuri Bitcoin tugaragara muri background ya Bitcoin. Ese Bitcoin kugira ngo uyigeremo isaba iki? Bitcoin bisaba ubwenge budasanzwe, bisaba kugira icyo bita artificial intelligence. Aho ugenda ubona amakodingi bakaguhereza amakode ukayohereza ukayaprintinga. Bigusaba kwiga, ni isomo muri rusange nk'uko wumva ibindi bintu bidasanzwe. Bitcoin